ndagusuje ngo n'ikaze hano kuri Gospel Sava. Hari ikigisho twigeze kugarukaho kivuga ngo amakosa udakwiriye gukora uri mu kigeragezo. Ikigisho cyatambukijwe na Musoni Flavien ku ijwi ry'ibyiringiro, radio ijwi ry'ibyiringiro, aho yagarukaga ku makosa tudakwiriye gukora turi mu kigeragezo. Ariko aka gace gato nako abatanga urugero kuri Aburahamu, sokuruza w'abizera, uburyo yitwaye mu kigeragezo kugira ngo tube twamufatiraho amasomo n'amakosa yagiye akora mu kigeragezo kugira ngo tuyirinde, n'uburyo kandi yaje kwishingikiriza ku Mana ikamubashisha. Kimwe cyo dukwiye kumenya nuko igihe cyose duhiswemo n'Imana ngo tugeragezwe, Imana iba yabonye ko turi amazabu y'ibiciro. Ntabwo Imana itamubonetse wese ngo ageragezwe, nubwo tugerageza ikigeragezo tudashoboye. Bityo rero dukwiye kwishingikiriza ku Mana mu gihe turi guca mu bigeragezo. Reka mbareke mukurikire iki cyigisho. Uyu mwanya rero nagira ngo mbibutse ikintu gikomeye muri Bibiliya bavuga kuri Aburahamu. Tujyane mu Itangiriro igice cya 18. Ubundi Aburahamu ni muntu ki? Reka mbabwire, nta muntu Imana ijya yemera ko ageragezwa atari umuntu ufatika. Ubu umuntu aramutse akuzaniye agakombe ka sauce tomate, umuntu akakuzanira isafuriya ishaje, yarangiza akakubwira ngo yicishe mu ruganda basuzumiramo izahabu, wowe iyo safuriya wayifata? Ubu wafata umusumari ukawucisha mu ruganda aho barebera izahabu niba ari umwimerere? Oya. Imana nayo niyo ifite umunzani, iyo imaze kubona ko ikintu ari cy'agaciro nicyo yemera ko cyinjira mu igeragezwa. Ntabwo Imana yakwitiranya isafuriya n'izahabu. Kubw'ibyo rero, nubona uri mu kigeragezo, ntukajye uhura n'ikibazo cyo kugira ngo ijuru ryagutaye cyangwa se isi yakujugunya ahantu kure y'Imana. Oya, ahubwo Imana ibikureba. Imana iba yamaze kubona ko uri igikoresho cyizewe cyaca mu muriro kandi kikavamo kidahiye. Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 16 n'uwa 17, Bibiliya iratubwira ngo Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura i Sodomu. Abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Icya mbere turimo kubona hano, Aburahamu afitanye isano idasanzwe n'abashyitsi bava mu ijuru. Ese ugirana isano n'ijuru? Ujya ugira intumwa z'ijuru zijya zigusura mu bitekerezo, zigusura mu ijambo ry'Imana, zikabana nawe? Abamarayika b'Imana ujya ubaha umwanya bakakuganiriza? Umurongo wa 17, Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Amen. Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Mu magambo make, Aburahamu ni umujyanama ndetse ni umubikabanga w'Imana. Ni umuntu uri mu isi, aragenda n'amaguru nk'uko n'abandi bagenda n'amaguru, arasonza, arayura nk'abandi, ariko ni umuntu ijuru rifata nk'umuntu udasanzwe. Umuntu ijuru ryicara rikavuga ngo ubu hari ikintu nakora ntamubwiye. Bantu b'Imana, uko turushaho kubana nayo, tugakunda Imana, tugasoma ijambo ryayo, tugasenga, tukaba mu nzu yayo, tugahinduka inkingi zo mu nzu yayo, tukaba abantu bafitanye isano n'ijuru, tuzagera ku rwego ijuru nta kintu ryakora ritatubwiye. Amen. Niyo mpamvu bizatuma udahangayika ngo wibaze ngo ubuhanuzi burerekera he, ibi bintu batangaje kuri radio na televiziyo ni ibiki? Oya, umuntu ukorana n'Imana nta kimana yamuhisha. Impamvu dufite stress, impamvu duhahamuka, dufite ikibazo hagati yacu n'Imana. Nshuti zanjye, Bibiliya Imana irongera avuga ngo kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Aburahamu ni umuyoboro. N'uyu munsi wa none mutega amatwi abantu Satani agerageza, izo nizo ndangagaciro baba bujuje. Umuntu Imana yamaze gufata nk'umuyoboro, Imana icishamo ijambo akajya kuribwira abantu. Umuntu Imana iha umugisha, yarangiza akawugeza iyo ugomba kujya, abe bakabona kuri uwo mugisha, ndetse abaturanyi be b'abakene bakabona kuri uwo mugisha, yarangiza ku mugisha yabonye akanawuzana no mu nzu y'Imana. Ese wowe uri umuyoboro w'Imana? Iby'Imana yakubwiye byamariye icyo abo mukorana? Iby'Imana yaguhaye bimariye icyo abo mubana mu rugo, umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe? Ese iby'Imana yagupfumbatishije bimariye iki inzu y'Imana? Uri umuyoboro. Habaho amoko abiri y'imiyoboro. Hari umuyoboro bigaragara yuko wakira ariko warazibye.
muzasanga abantu barimo gucukura ku mihanda barimo kuvuga bati iyi tiyo tuyoherezamo amazi ariko ntagera iyo ajya, twayobewe aho yapfumukiye. Icyo gihe niho handi uzasanga barimo gucukura umuhanda bahiga ahantu yapfumutse kuko bayishyiramo amazi menshi ariko ntagere iyo ajya. Umukristo nawe ashobora kuba nk'iyo tiyo, Imana yaramwizeye nk'umuyoboro, ibyimuhaye bikazaza birigita, ugasanga mu nzu y'Imana ntacyo atanga, mu rugo rwe nta posho atanga, wajya no mu baturanyi bakakubwira bati nibiryo uwiziritse ntacyo atanga, warangiza ukibaza uti uyu muntu iby'Imana imuha bijyahe? Aburahamu yari umuntu udasanzwe. Aburahamu ikindi kintu gikomeye, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bagakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Amen. Hari ikintu cya mbere, ntabwo Imana ijya ikorana n'umugabo umeze nka baringa mu rugo rwe. Ugomba kuba hari iby'Imana ushinzwe, hari iby'Imana ishaka gukemura, ku buryo kandi n'abo mu rugo rwawe utabategekesheje igitugu, ari abana ari umugore, bagendera ku murongo w'Imana. None uyu mugabo murabona Imana itari ifitanye nawe gahunda, ariko bitewe n'uko turi mu isi y'ibigeragezo, ibintu byose yaragiye arabigira, agira amafaranga, agira ibyo kurya, agira abagaragu, aramenyekana, agira umugore mwiza ufite isura nziza, agira imitungo, ariko arangije abura kimwe. Ntabwo ari igitangaza yuko waba ufite byose warabuze kimwe. Mu isi nuko tumeze. Ubu nanjye wicaye aha mfite icyo mbura, nawe uri aho ufite icyo ubura, ariko icyo twemeza ni kimwe: muri Kristo Yesu nimwe Imana yashyize imigisha yose, yaba ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Kubw'ibyo tuba dukwiye gutegerereza mu biganza by'Imana twihanganye. Nshuti zanjye, iri ni ihame rikomeye, ariko nagerageje kureba Aburahamu mu kigeragezo cyo kubura umwana. Yitwaye ate? Ese ni ayahe makosa Aburahamu yaguyemo tutagwamo ab'uyu munsi wa none turamutse dufashijwe n'Imana? Icya mbere, nagerageje kureba igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ni igitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya nkunda cyane. Mu cyigisho cyacu cya 13 paje ya 92 naharebye ibintu banditse kuri Aburahamu birantangaza, ariko ndagira ngo nsangire namwe ingingo nkeya. Ingingo ya mbere, Aburahamu yemeye isezerano ry'uko azabona umwana, aryemera nta mpaka. Icyo ni icya mbere. Igihe Imana yamubwiraga yuko azabyara, umugore we yarasetse, na Aburahamu nawe biramucanga, ariko marayika arangije atanga itegeko ati umwana uzavuka muzamwita Isaka, kuko musetse icyo Imana ivuze. Ubwo musetse icyo Imana ivuze ariko mukaba mutabisetse kubwo kuyijora, ahubwo ari umunezero ubateye icyo kintu. Icyo nzabakorera ni kimwe: umwana uzavuka muzamwite Isaka. Bisobanuye ngo Imana yansekeje. Bishoboka ko nawe hari amasezerano y'ijambo ry'Imana ujya wumva ukumva aragusekeje, kubera igihe umaze mu kigeragezo ukumva ntabwo byashoboka. Imana izagusetsa. Arabana Imana igisetsa, ariko igihe kirageze ngo natwe twige gusetsa Imana. Bantu b'Imana, iki ni icya mbere. Ariko ikindi kintu gikomeye nasomye kuri Aburahamu, ntiyategereje ko isezerano risohozwa igihe nyacyo n'uburyo nyabwo bwateganyijwe. Umutego ukomeye mu kigeragezo. Imana yari yarapanze yuko izasohoza isezerano ryayo. Aburahamu rero yahuye n'ikigeragezo cy'ibintu bibiri. Icya mbere, igihe isezerano rizasohorezwa n'uburyo isezerano rizasohozwa. Reka mbabwire, ubu dufite abantu bicaye mu madini, dufite abantu birirwa ku maradiyo bavuga ngo amasezerano, basezeranira abantu ibintu bidasanzwe. Ariko mujye mwibuka, isezerano ry'Imana ntiriryoha mu kanwa gusa, rigomba kuba ryujuje ibyangombwa bibiri. Iri sezerano rizasohozwa ryari? Icya kabiri, rizasozwa mu buhe buryo? Ibyo bintu byombi rero ni Imana ibi bifite mu biganza, kandi isaha y'igihe igeragezo uzakiviramo ni Imana iba yambaye iyo saha. Dufite ibibazo bibiri rero: isaha yanjye Musoni n'isaha yawe wowe urimo gukuntega amatwi kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Isaha zacu ntabwo zigenda kimwe n'isaha y'Imana. Ku isaha y'Imana habaho ikintu cyitwa ngo igihe gikwiriye gisohoye. Isaha y'Imana ntigendera ku muvuduko w'ubushake bwanjye.
noneho nanone ikindi, isaha zacu nazo zifite ibibazo. Isaha zacu zidutera gushyuhaguzwa, zitwereka ko igihe cyaducitse nta gihe gihari gisigaye. Reka niganire n'abakobwa turi kumwe kuri uyu mwanya. Bishoboka ko ushobora kwireba mu ndorerwamo ukabona isaha y'Imana yo kuguwo muzabana yaratinze, ndetse wanakwireba mu ndorerwamo ukabona iminkanyari yaje, kuko biri muri gahunda ya Satani kukwihebesha akanakwereka n'ibidahari. Ariko ku isaha y'Imana ubwirwa n'iki imyaka isigaye ngo ushake? Iki kintu abantu benshi ntago bajya bacyumva. Isaha yawe yo kubyara ishobora kuba itaragera ku gihe Imana yakugeneye. Hari n'igihe wicara ukavuga uti se ko maze kugira imyaka 45 50, nta muntu w'imyaka 50 wabyaye, ubu mwana nimutunga namara kumubyara n'ubundi nkahita mpfa nkamusigara uruhinja, nta n'umuntu wamurihira ishuri, bizagenda gute? Iyo Imana yemeye kuca mu kigeragezo ku isaha yayo ugatuza, Imana iguha umugisha. Nshuti zanjye, iki kintu cyagoye Aburahamu igihe no kumenya uburyo byaramunaniye. Icya mbere, gutegereza igihe byaranze. Bimaze kwanga, uburyo Imana yagennye nabwo buramunanira. Nshuti zanjye, ikindi kintu nasomye kuri Aburahamu, Imana yemeye ko igihe gitinda ngo irebe kwihangana kwe, ariko Aburahamu ntiyihanganiye ikigeragezo. Nasomye amagambo akomeye avuga ngo Aburahamu Imana yashimye ko ageragezwa ari umusaza, kuko umuntu iyo akiri mutoya ibigerageza acamo aba agifite ngo uburyo bwo kurwana nabyo cyangwa se kubyiyaka. Buriya umuntu iyo ari umusore, hari igihe ikigeragezo cyiza akazaza yifungura nka radiyo mu ibivorime byinshi, ukabona nyine akakubwira ati ndi mahoronije, ibibazo byamurenga ukabona ateruye ibyuma, agiye gukina umupira. Ariko umuntu iyo ari mukuru ikigeragezo uhangana nacyo mpaka. Kubw'ibyo rero Imana yashimye ko ikigeragezo cya Aburahamu kizaza ashaje, kugira ngo icyo kigeragezo kimukangure atazatwarwa n'ibihe, agatwarwa n'ibyiza bimuzengurutse, akibagirwa ububasha bw'Imana. Uyu munsi wiseka abantu, wigaye abantu, mu bigeragezo by'abantu bafashe ubasengere, kuko niba utageragezwa uri umusore uzageragezwa uri umugabo, niba utageragezwa uri umugabo uzageragezwa ushaje. Bijya biba ngombwa ko umuntu yicara agaseka abari mu kigeragezo cy'urubyaro, kumva umuntu arimo arabaza atari ko kanaka ko abana bamunaniye gute kandi yirirwa twigisha Bibiliya. Tuza, ni ukubera ko wowe utarabagira. Niba kandi ubafite, tuza, baracyari bato, bari muri garidiyene, urakanga bagakangika, uzabyemera bageze muri segonderi. Icyo nagira mbabwire ngiki, buri muntu wese afite igihe cye cyo kugeragezwa. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana kwambika imbaraga bari mu kigeragezo. Aburahamu yahuye n'ibibazo bikomeye, ndetse igihe cyarageze Aburahamu n'umugore we bemeranya yuko bagomba gushaka uburyo bafasha Imana, kuko bisa naho Imana yabashyize mu kibazo ibaha umwanya ngo nabo birwaneho. Reka ngira ikintu mbabwira, mu kigeragezo ntabwo Imana ishyira umuntu ngo ahantu ngo yirwaneho, ahubwo Imana ishaka ko mu kigeragezo umuntu arwanisha amasezerano y'Imana. Ese mu kigeragezo ujya urwanisha amasezerano y'Imana? Muri bya bihe bigoye ujya wibuka ko Bibiliya ivuga yuko umwana w'umukiranutsi atazicwa n'inzara. Ijuru rishobora kuba ritaraguha ibyo kurya byo mu nkono, ariko rikaba ririmo kuguha ibyo kurya by'umwuka biguha icyizere, kugira ngo bya biryo nibiza uzaba ufite n'umutima mwiza wo kubirya. Nshuti zanjye, dufite Imana yashyizeho Yesu Kristo, kubera ko yanzwe akanageragezwa, byamuhaye ububasha bwo gutabara abageragezwa bose. Ujya umwegera. Uyu munsi abantu benshi usanga barimo kuvuga ngo nagiye mu bigerageza, itorero rirandangarana, korari naririmbagamo yarandangaranye, abantu twari turi kumwe twakuranye barandangaranye, abo tuvukana barandangaranye. Reka nkubwire, hari uwo mu ijuru ari we Yesu Kristo utarakurangaranye. Ariko mfite ubwoba, mfite agahinda yuko ushobora kuba warabuze umwanya wo kumutabaza. Aburahamu byaje kurangira yitije bitemewe kugira ngo agere mu byo agambiriye. Kenshi na kenshi abantu bajya bitiza bitemewe ngo bagere ku byo bagambiriye. Muzabibona neza, hari igihe umuntu aba yakererewe ku kazi atwaye imodoka, umuhanda akabona icyapa kiravuga yuko bitemewe kunyuranaho, umurongo ushushanyije mu muhanda urimo urakubwira ngo ntiwitize iki gice kindi ni icyo abarimo kugendamo, nawe ugume mu gice cyawe.
ariko wajya kubona ukabona umushoferi arimo arakubita amahoni, arimo ararunguruka, wajya kubona ukabona yitije wa muhanda. Ikizaba ni kimwe, nadakora impanuka azakoresha impanuka. Kubera iki? Yitije inzira itemewe kugira ngo agere ku byo arimo gushaka. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Dufite ijambo ry'Imana rimeze nk'umurongo wo mu muhanda, ritubuza kudepansa ngo twitize igihande cy'abapagani kugira ngo tugere ku iterambere cyangwa tugere ku byo dushaka. Ariko umuntu aremera agaca ku ruhande kugira ngo yirwaneho. Bibiliya iravuga ngo n'ubundi muzaryamana agahinda. Birangira n'ubundi hari umuntu ushobora gukora ikosa nk'iryo mu muhanda, polisi karara imufunze cyangwa bakamuca amande, agatahana agahinda kandi ibyo yakoraga yabikora agaseka. Nshaka kubabwira ko mu kigeragezo ujye wirinda kwitiza ibitemewe kugira ngo ugere mu byo ushaka. Aburahamu rero ibye biratangaje cyane. Mu kigeragezo cye amakosa yakoze murayumva, ariko mu gusohoka mu kigeragezo yasabye Imana imbabazi. Imana yongera kumugarura kuri wa mwanya mwiza w'icyizere yari ariho. Aburahamu aza kunesha, yitwa sekuruza w'abari mu isi bose. Kandi Bibiliya Yesu yongeye kuvuga kuri Aburahamu n'ubutwari bwe, arangije aravuga ati rwose Aburahamu atarabaho ndiho, mu magambo make mfitanye isano nawe. Kandi arangije avuga yuko ijuru rigifite umugambi mwiza wo gutuma Aburahamu abona abana. Nshuti zanjye, uretse icyo ngicyo kandi Yesu yaravuze ngo Aburahamu yifuje umunsi wanjye umwe kureba ibyo mureba uyu munsi, kandi yarabibonye aranezerwa. Aburahamu yeretswe Yesu mu bibazo bye no mu bigeragezo bye, yeguriye ubuzima bwe Yesu, kandi Yesu ntiyamurangaranye. Uyu munsi mu kigeragezo ukwiye kugira uko umenya uko witwara.